ikaze muri studio Ocha yabase ubwa mbere muhageze kandi turabishimiye cyane kugira ngo rero mwongere mudusohoze kandi ndibaza ko mudufitiye amakuru meza mashya kariho muri studio. Murakoze cyane, turashimira Ocha TV ikomeje kudufasha mu kwamamaza ubwami bw'Imana. Twishimiye ikaze muduhaye rwose, murakoze cyane. Herukana tubwira ko umusore nizera ko byaciye muri uduhindi inkuru itandukanye na yindi abaguteza amatwi rwose baheruka sinzi rwose cyangwa se bacyari ku mavura cyarisenye. Murakoze cyane, Imana isubiriza igihe urashobora kuba utarabona ko byari bwakunda, ariko Imana izatugira neza. Ntabwo kuba abasore twabigize umwuga byashoboka ko ubutumire n'ubundi uzabutuzanira uzaza rwose nta kibazo. Ndumva ntateganya gukoza Imana isoni, nzagerageza uburyo bwose ubutumire buzabageraho igihe nikigera, kandi hari amakuru tubifiteho Imana izabikora. Imana ishimwe. Turabishimiye rero kongera kuza abapfuye mu twitaba rero twagira ngo tubahe umwanya uganirize ababumva mubabwire ikiri ku mutima wanyu rwose umwanya mwateguye kandi Imana ibashyigikire. Murakoze cyane, tubasabye n'umugisha Imana ibahe umugisha kwitanga kwanyu muri rusange kugira ngo tubashe kwamamaza ubutumwa. Amazina yanjye nayavuze ubushize ariko nasubiramo, ushobora kuba wenda ariko bwanjye ugiye kumbona. Nitwa Niyonkuru Faustin, nkaba umusore ushima Imana, nkaba sengera muri ADPR Urembo rwa Ngoma, Paruwasi ya Rango, ku itorero rya Nyarurama ryahoze ryitwa Munazi, barihindura izina ryitwa Nyarurama. Rero imirimo Imana yampaye njya nishimira cyane nuko ndi umudiyakoni. Nawe umudiyakoni nkiri umwana, Imana ihoranye nkiri umwana, rero njya byishimira cyane. Ikindi nuko ndi umuvugabutumwa bisanzwe nk'uko ari inshingano yose yadusigira. Numva twaganira ijambo ry'Imana, hari abadukurikiye benshi hirya no hino, ndifuza ko twagana ku ijambo ry'Imana kugira ngo twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo bite twese kujya ahantu batuvuga ku kibira ngo muyisoma ngo ntirangire, umuhere wenda mwitangire mugeze mu byahishuwe muyirangize muyibike. Ariko igituma iki gitabo ni igitabo Imana yaduhaye tufashe ubugingo bwacu, tugomba kwigiramo. Harimo ubuhamya, harimo ibintu byinshi Imana itubwira, harimo kuduhwitura, ni ibintu byinshi cyane bidukomeza, byose biba birimo hano. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ushobora kuba ngiye gusoma, ushobora kuba wararyumvise ariko ntirisaza, kuko umwuka abizana bushyashya rikaba ryagufasha. Dushobora no kurisoma inshuro nyinshi ku munsi ariko rikagenda rigufasha mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu ukangura kugira ngo uryumve bitandukanye n'ibindi bitabo. Ubu nk'imvaho ya Bibiliya ntabwo wayisoma wisomye wakumva nta kikubwiye, kuko irimo inkuru za Bibiliya cyangwa Hobe tumwe twajyaga tuba tw'abana twa kera, nta nkuru zikirimo. Ariko iki gitabo ni igitabo Imana yaduhaye kugira ngo gifashe abakristo barabe mu gendo. Rero niyo mpamvu tudahwema no gusoma ijambo ry'Imana. Reka rero dusome dufatikanye, igihe dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice 17 umurongo wa 45. Haranditse ngo Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko ngiye nkuteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice, nkuce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana, kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzaba tugabiza. Imana itugire neza. Ku murongo wa 1 nuko Umufilisitiya ava aho yari ari aza guhura na Dawidi. Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'Umufilisitiya. Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirekura, arikocora Umufilisitiya mu ruhanga ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yahanguje Umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha, aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Imana itugire neza. Haleluya. Imana ishimwe. Kandi izi ni inkuru
zigaragara muri Bibiliya, nk'uko twavuze ngo izi nkuru zidufasha mu buryo bwo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana cyangwa se bidukomeze. Izi ni inkuru za Dawidi niko tubibona cyangwa se twabyumvise. Uyu yari umwana bisanzwe avukira muri famiye nk'uko nawe wavukira muri famiye, ariko hano biri tugaragaza ko yari umwana wari uzi icyo yaje gukora ku isi, yitwara neza. Abana babo bagakura, papa na mama bakabyara abana n'ibyo bagakura, ariko ugasanga mu bana 10 ufite harimo abana basa nkaho bagize ingeso mbi bakunaniye, ariko hakaba n'abana bitwara neza. Uyu rero Dawidi yari mu bana bitwara neza mu muryango wa Yesayi, yitwara neza cyane, ariko biza kugaragaza ko bari baramushyize inyuma ngo akajya kugagira intama. Yaragiraga intama nyine yibera aho ngaho, abandi bakuru bo babagira umugisha bajya mu yindi mirimo. Ariko hari ikintu dushaka kuvuga cyane, ni ikintu Imana yamushoboje, tugira ngo tuze gufatira hamwe turebe isomo twakuramo. Aha rero ngo byari igihe ubundi Abisirayeli hano twabugeranya nk'ubwoko bw'Uwiteka, niko icyo gihe byari bimeze. Abantu bakunze kubyitiranya ngo kuki tuvuga ngo Isiraheli ntituvuga u Rwanda, nuko icyo gihe uko byari bimeze. Ariko ubu ngubu twese turi abana b'Imana, kuko Imana yatanze Yesu adupfira twese ku musaraba i Golgotha. Waba uri umunyarwanda, waba uri Burundi, waba uri uwahehe, bipfa kuba ijambo ry'Imana ngo ubaha wese agakora ibyo gukiranuka wese igira gute iramwemera. Waba uturuka muri Isiraheli, waba uturuka he, ikintu cya mbere nuko ubaha Imana, Imana irakwemera. Ntabwo tukiri muri rya ngo abanyayisiraheli ngo baki, ahubwo ni inkuru zidufasha kugira ngo tubashe kubaka ubugingo bwacu. Arangira nubwo byari bimeze nabi barwanya ubwoko bw'Imana, noneho ngo intambara iza guhindura system, iza guhindura uburyo. Bene data ari Shetani aza gutya bwa mbere, ariko ubundi akaza kuza yihinduye kuko afite amayeri menshi. Akavuga ati nanyuze mu nzoga biranga, nyura mu busambanyi umuntu mbona biranze, abati none reka nyure mu magambo, ugasanga amagambo yarakugose, icyo kintu kikaba cyakurimbuza. Akanyura mu magambo bikanga, urugero akanyura mu ishyara akabona waradadiye, akavuga ati none ninyura mu kwiba, ugasanga yagute kurarikira usiga ufata utuntu tutwari utwawe. Ngira ngo ubwire ngo ube maso, kuko Shetani afite amayeri menshi. Aba mu bwoko bw'Isiraheli uburyo barwanaga igihirira icyo gihe, bakarwana ingabo ku zindi bakarwana. Noneho ngo system irahinduka, baravuga ngo noneho Abisiraheli ndetse n'Abafilisitiya tugiye kujya turwana umwe kuri umwe. Wumva ukuntu bahinduye urugamba. Bashobora kuba barabonye ko nibagira igihirira ingabo zikarwana bashobora kuza kuneshwa. Baba reka duhindure system, hajye umwe noneho turatora umuntu mu Bafilisitiya ufite imbaraga, namwe Bisirayeli mutora ufite imbaraga, niturwana nibarwana unesha undi ubwo bwoko burabunesha. Bahindura system. Nshuti yanjye reba ko Shetani ataguhindura. Hari ibyo ashobora kuba yararebye asanga koko we ntabyo washobora, ahira gutegera ahandi hantu. Aranga ngo iki gihe rero bazana bari bafite ikintu cy'igisore bitaga Goliyati gifite imbaraga nyinshi. Bibiliya ivuga cyane ko yari igihanda, cyari ikintu gikomeye cyane mu cy'igisore nyine cyateruye cyakoze icyo twakwita tize z'umubiri. Hari abantu bajya kuba bafata ugasanga bateruye aritere, usanga abantu bakoze system yo kwiga karate, ugasanga umuntu afite dani imwe, dani ebyiri, dani eshatu, kugira ngo uzamukubite biragoye. Kubera uyu mubiri nabira bivuga ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri biki, ariko hari umumaro kugira. Umuntu ashobora kwitoza niyo yaba ari mutoya, ugasanga habura ibintu by'ibigabo. Kubera iki? Kubera yitoje ku mubiri, ugasanga afite sentire nyinshi, azamakata akaba yakubita umuntu munini kuko atitoje. Rero uyu mugabo yaritoje, yitoza iby'intambara. Baravuga ati uyu muntu ni intwari muri twe. Noneho baravuga ngo system nuko bari burwane. Noneho ngo baraza bageze ahantu urugamba rugomba kubera, akajya ngo yivuga nyine avuga ati ntihagire uzi. Ubwo Abisirayeli barebye icyo gisore, barebye icyo kigabo, ngo ubwoba burabica. Harimo abantu bumva igihugu kiba gifite ingabo nyinshi, kiba gifite ubwoko bw'ingabo bwose bushoboka, ariko ngo barebye umuntu, babura umuntu wo muri Isirayeli wapfa kumuhangara. Barebye Sawuli kuko ari perezida, ngo nawe ari umusore, barebye basanga ntibyakunda. Na Sawuli ubwo agira ubwoba. Barebye mu bakomando basanzwe bize ibintu bikomeye, baravuga ati nta n'umwe ninde wajya guhangana n'uriya muntu. Mu Bisirayeli habura n'umwe wahangana. Intambara imara iminsi myinshi, ko muri Birani tugura ko hafi yari imaze iminsi 39. Abantu ku munsi wa mbere habura umuntu ujyayo, ku wa kabiri habura ujyayo, ku wa gatatu habura ujyayo. Babati nini basi turebe muri special force ntawe, turebe muri air force ntawe, turebe muri commando force ntawe, turebe muri infantry ntawe. Mbese barebe ingabo zose babura umuntu n'umwe wajya gutabara cyangwa hangane n'umwe. None icyo kiza kuvuka, murabizi ingabo abasirikare babagiye nyine bari ku rugamba, ababyeyi basigaye mu byaro, basigaye nyine bavuga ati reka dutegereze twumve ukuntu bizagenda. Bakajya bumva inkuru abaturage bumva bavuga ati meze gute, ati haje umuntu umeze gutyo. Buri inkuru ziragenda, ati haje umuntu wananira Abisirayeli byaragoye, twebwe turasa nkaho twatsinzwe. Iyo yazaga agiye kwiyamira ngo avuga ngo ninde
yarazaga ikintu kibabaje. Goliyati yari umugome, yarazaga ntanaceceke gusa ahubwo akanavuga, ugasanga arimo aravuga ibintu bikomeye, akavuga ngo ndasuzugura ubwoko bw'Abisirayeli, ngusuzuguye n'Imana, batumye akavuga ibintu byinshi cyane asuzugura ubwoko bw'Imana. Noneho abasirikare ba Isirayeli ngo bakajya mu myobo bakija bati noneho ataza no kundembuza akaba yanyica. Byari ibihe bigoye abasirikare b'Isirayeli. Noneho twihuse, Yesaya yari afite umuhungu bita Dawidi, yari afite abandi bahungu batatu bari ku rugamba, niko biri tubwira. Ariko noneho hari undi mwana witaga Dawidi ngo yari yarashinzwe kuragira, ngo yiragiriraga intama bisanzwe, akagera akaragira agacyura, ariko ngo akaba umwana mwiza, ngo yaba ariyo agafashwa, ngo agacuranga ibintu bikagenda neza, umwuka ngo akaza bakabana n'ibintu bikagenda neza. Ngo noneho rimwe waza kumubwira ngo ndashaka kugutuma, ngo mutume ku rugamba. Ngo arangije aravuga ngo fata, amuha ibintu byose byo kugira ngo ajye mureba kuri we, ariko amushyiramo n'akantu keza, ngo ugende uturebere, utuzaniye inkuru y'impamo. Inkuru y'impamo ni iki? Ni inkuru nyayo wirebeye, apana inkuru wakuye ku muntu. Umashobora kuvuga ngo hano hirya habaye akabazo, ubundi yabimbwira akabimbwira ntagezeyo nawe nkabikubwira, iyo ntabwo aba ari inkuru y'impamo. Inkuru y'impamo ni igihe wigeraho ikibazo, aho inkuru iri, uvuga ati genda nabonye kanaka, namubonye ameze gutya, bimeze gutya. Arangije ngo Yesaya aramubwira ko yari afite n'ubwoba, avuga ati abahungu banjye batatu, bene data murabizi, ufite abana bagiye ku rugamba ntusinzira. Avuga ngo isaha n'isaha ashobora kumva amakuru atari meza, avuga ko byarangiye, kuko ku rugamba nta mikino ihari, urasa nawe bakurasa, ushobora gupfa isaha n'isaha. Arangije ngo genda ugemure ujyane bino bintu, unanze n'amakuru y'imvaho y'ukuntu bakuru bawe bameze, kuko twe nk'umuryango turahangayitse. Umwana ngo arafata ibyo bamuhaye arajyana, abijyana ku rugamba. Agezeyo rero, amaze kugerayo asanga urugamba rumeze nabi, ibintu byakomeye. Arangije ngo akigerayo agiye kubona ngo abona wa mugabo araje, Goliyati niwe mvuga, ngo aza yivuga ngo abona abakuru be barahangayitse, abantu bose b'abasirikare basa nkaho bagiye kujya mu myobo bagize ubwoba. Noneho aravuga ngo ibi ni ibiki? Akibaza baravuga ngo uyu muntu yaratunaniye, uyu muntu yabuze umuntu wamwica, yabuze umuntu wamuhangara, kuko n'umwami yaratanze n'ibihembo. Aravuga ngo umuntu uzamwica azamugorora, ngo izina ry'iwabo rizamenyekana, ngo ndetse azamugorora amubere umukwe, mbese ashaka umwana. Urumva biba bikomeye, ubaze ko ashaka umwana wa perezida, ni ikintu gikomeye. Ntiyafashe icyo kibazo ngo agifate nk'ikibazo, ahubwo yagifashe nk'inzira nziza igiye kumuporomotinga. Haleluya! dushaka kuba abantu bakristo, ntabwo igihe tugezemo ari icy'ubwoko. Igihe tugezemo ni icyo guhangana na shitani, ni icyo guhangana n'abadayimoni, tukarwana intambara nziza. Niho rwa intambara nziza. Haleluya! Kristo niwe mbaraga zawe. Umwana cyari ikibazo kuri bakuru be, cyari ikibazo ku basirikare b'Isirayeli, kuko yarazaga yakwivuga bakajya mu myobo bagahunga, ariko ngo we ntiyabifata nk'ikibazo, ahubwo afata nk'igisubizo kigiye kumuha poromosiyo. Haleluya! Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Arangije ngo amaze kubyumva ngo bimeze bite, ngo yagira gute, asa nk'uvuze ati ariko byagenda gute, we ngo yumvamo imbaraga wongewe. Aravuga ngo ni umuntu umeze utese, umufilisitiya, umuntu utarakira. Ese nibura arasoma ijambo ry'Imana, nibura se ariyiza, ayiwe ndafashe. Haleluya! Nibura se agenda kuvuga ijambo ry'Imana, nibura se umuntu ayiwe ajya atari korasi mu giterane, nibura ayiwe uyu muntu uzajya yihangana, uyu muntu aririnda. Uwo muntu ni bwoko ki? Umufilisiti utarakira. Yari kunkanga ijambo ry'Imana, aho murize kuri abo nguta kurusha gusenga ntakagukanga kandi ntakagutera ubwoba. Amen. Umwana arabanza apeza uwo muntu Goliyati mu buryo bw'umwuka, asanga nta biro afite. Haleluya! Burya hari ibiro mu mwuka abantu bafite. Ndababwira ngo komeza umuntu w'imbere gusa, uyu nguyu nta kigenda. Aje avuga ati uwo muntu uri gute, hari amasengesho afite nibura, ese wenda hari ahantu yagiye gusengera ku musozi, asanga nta biro. Bavuga umufilisiti utarakemwe, uwo nguwo mumumbere munyereka agiye gusa. Umwana batayumvamo gahunda, avuga ati ahubwo mbonye poromosiyo mu nkoro. Haleluya! Mwashaka mubiretse mundeke gusa, bimeze gute? Haleluya! Reka zangweshe ntugatinye umuntu utakurusha seve mu buryo bw'umwuka. Umuntu utakurusha seve mu buryo bw'umwuka ntakagutera ubwoba, ntakagukanga. Amen. Abarozi baragukikije, wagize ubwoba, warahabutse. Umurozi ni gutagukanga mwene tata, ufite imbaraga zo gusenga. Haleluya! Murabona ngo nzakwica gute? Imana itagutaza nta muntu wagukoraho. Reka nkumare ubwoba mwene tata. Uwo mwana avuga ati gereka niyangaje nkwereke, arambwira ati ahubwo mungire. None hari ikibazo cyaje kuvuga ngo bakora ngo baramwumva bata ndakuzi n'ubwibone bwawe. Umugore reka yamubwira, nshuti yanjye
abantu bashaka kuduca intege, babona ubwiriza bakaguca intege, babona wagiye kuri YouTube urimo uravuga ubutumwa bwa ngo ariko biriya ni ibiki, babona wagiye kubasenza yitatu ngo urinza ngo yarayobye, babona uzamuza ujya ku rusengero ngo biriya byagenze gute, babona ukora umurimo w'Imana ati bite, watanga icyaha cy'umugore kuriya ngo bite, ngo icyaha cy'umugore kirya abashumba n'ibiki. Ibyo ni ivangirwa. Twe tuzi umwami dukorera. Haleluya, ni nawe uzanaduhera. Harimo abantu bashaka kuduca intege ngo abatera umugongo, nkunda Dawidi cyane avuga ngo ahita abatera umugongo, avuga ati uyu nguyu arimo aranca intege. Jya wirinda abantu baguca intege. Ijuru rero tuzarigeramo, ni nawe ukubeshya. Iri juru tuzarigeramo duharanira, harimo ibimenyetso birenga kino bitwereka ko tuzagera mu ijuru. Nose uko ari igihe turyama tukarota tukumva iby'ejo hazaza nta pare dukoresheje, icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko tuzajya mu ijuru. Haleluya. Ni gute umuntu aryama agakamera ibintu by'umuntu wo muri Amerika, akareba umuntu wo muri Amerika avuga ngo ibintu bimeze iyo business ikore muri ubu buryo Imana ikimbwiye. Nose niki nta pare tuba turyamanye, ariko tuba turyamanye pare zo mu mwuka. Haleluya. Biguca intege rero. Arangije umwana agatira mu nyereka ngo aragata ngo tukujyane, kuko abantu bari bashoboye ntibarebye n'imbaraga z'uwo mwana, ahubwo kubera bari bashoboye baragata uyu mwana kuva afite gahunda. Uyu mwana indirimbo bagutatavuga ku gitero cya gatatu ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira gute, ntabwo azagira. Amen. Ntabwo azafashwa n'ibyo byo gute byo gusenga. Dawidi yaragize imbaraga zo gusenga, yaragiraga asenga, yaragiraga aririmba, yaragiraga ashaka amavuta. Araje ngo bamujyanira ngo baramujyana kwa Sawuli nawe aravuga ngo bamujyanira ubutumwa bwa ngo hari umuntu wabonetse wahangara. Ye baba kubera yarabuze rero Sawuli avuga ati Mana yanjye yava hisa turi mu munzani. Bagiye bamuzanye ngo ahita acika intege, aravuga ati Mana n'uyu mwana koko yaya n'ibisore hano dufite byateruye abantu bizi indege z'intambara, abantu bakoze tize zo mu mazi ba Marine Force. Avuga ati n'uyu mwana munzani ntanazi no mu gisirikare. Ndakubwiza ukuri ko Dawidi ntabwo yari afite nimero mu gisirikare cyo mu Bisirayeli, ntabwo yarigeze ajya ku ikosi ryabo. Ariko Sawuli amaze kureba umwana acika intege cyane, aravuga ati koko areba mu bitabo byose asanga nta nimero nimwe afite mu gisirikare, nta kosi rimwe yakoze azi rizwi. Aje acika intege, ariko kubera ko yarabuze uko agira avuga ati se bimeze bite. Umwana araje aravuga ati wicika intege. Haleluya. Aravuga ati none se ashaka kuba ati ubuhamya bwawe ni wowe basi ni iki kigaragaza ko uri buhanga bwa Mufilisti. Aravuga ati databuja nkugire umugisha, reka nkubwire jewe iyo ndagiye inama za data narigiye navuga nziragiye intare ikaza, intare yaza ngo igashaka gutwara umwana w'intama, ngo narangiza ngo nkayifata, yamaze kuwufata ngo yawushyize mu menyo, ngo nkayifata nkafata mu menyo yayo, ngo nkayigira gutya, ubundi ngo nkayikuramo umwana nkamukiza, ubundi ngo nkayivutagura igapfa. Gusa nibyo gusa, hari igihe hazaga n'idubu mu biga biology cyangwa se zoology, isomo ryiga inyamaswa bavuga ko ifite imbaraga kurenza n'intare, ni ikinyamaswa gifite imbaraga. Ngo rero yarazaga ngo yaza ngo igashaka kugira ngo ijyane umwana w'intama, ngo naze nkayifata nayo ngo nkayiyambura, ubundi nkayivutagura nkayica. Sawuli yumvise ko n'imbwa y'inkazi atapfa kuyishobora, aravuga ati uyu mwana ashobora kuba akomeye. Aravuga ati reka mbyizere. Aje aravuga ati reka nkwereke niba kwambika imyenda. Ngo araje ngo amwambika imyenda, afata ingofero ye ngo arayimuha, afata botine, ubwo niko twabyita muri iki kinyarwanda cy'iki gihe, ngo ashyiramo imyenda yose muri rusange teni, ngo arambara. Ngo araje umwana ngo agiye ngo biranga, kurumva Sawuli yaramurutaka, ngo ashyize mu botine wumva irajegajega, ashyizemo wumva umutwe w'umwana, ingofero ibyo biranga. Ngo araje avuga atoya reka mubwire papa niba mugira umugisha mwami databuja, ibi bintu bimuremo ndwani nkuko narwanaga. Abantu bazize kwambara imyenda itari yabo. Abantu arareba imyenda akayirarikira akambara imyenda itari. Reka za mubwira nshuti yanjye ukure kuguma mu myenda wahamaga ufite. Niba ari ikintu idubu wambaye iyo myenda ukicira wambaye iyo myenda, iyo myenda ikwiye kugumamo. Ariko ikibazo dufite muno minsi abantu barekera imyenda bahinduye bazamuye, niyo mpamvu ngo barambara ubusa kubera guhindura umwenda wari ufite. Ngira ngo utangarize umwenda wambaraga kera ni ukuri uriya niwe waboneragamo Imana, wewe watumaga Imana igusura, yera kwagiraga urivanaga muri ya myenda, none warahinduye warazamuye, uzamura gake gake usigaye wambara n'ubusa, wahinduye imyenda. Ariko ndavuga ngo subira mu myenda yawe wahoranye ka gakiza kambe. Si imyenda gusa, hari n'agakiza ukuntu wahamaga umeze ufite amavuta usenga yitatu byaranze, wagiye muri igice nta niyo gisengura ngo Imana izakora, wahinduye imyenda wambaraga. Umwana aravuga ngo ya ibi nishi dubu ntambaye ino myenda, nicine ntambaye ino myenda, nubundi uriya mufite utarakebwe udafite amasengesho muri we, nubundi ndamwica. Sawuli avuga ati nta kundi igendere. Sawuli kubera ukuntu yari byararangiye nta kintu yari gukora n'ubundi.
harimo abantu bazi ko byarangiye, ariko haracyari inkuru nziza ko bigishoboka. Haleluya. Hari Imana yagutabara inyuze muri Dawidi, cyangwa nawe Imana ikakugira neza. Arangije ngo aragenda yifatira amabuye, nibwo twavuze hano, reka tugere hano tujye ku musozo. Ngo aragenda ageze ku rugamba, wa mugabo araza ngo yivuga avuga ngo bice atangira gutukana. Umwana aramureba. Ikintu cyashimishije hano twasomye ngo Goliyati yavuyeho ngo byakemutse. Twabonye umuntu uzi ngo Sawula ava hano na Goliyati ahantu yari ari ngo araza asatira. Dawidi nawe ntiyagira ubwoba. Hari abakristo dufite ayiwe baza barasubira inyuma ku kigeragezo, waba urageze ugasubira inyuma, uriya ni umwuka wa dayimoni ngo uraza no gusubira inyuma. Hangana n'ibyo ubineshe, urwaye intambara nziza. Ngo umwana usubira inyuma, babona umwana bati nawe ngo uko Goliyati yaje, Dawidi nawe batina gusatira nanjye, ngo barasatira. Goliyati kwaza, Dawidi nawe nigatera intama, ngo Goliyati warazi ko bya bintu, ngo arengera avuga ngo mbega akana, ngo agakane ko munzanye, ariko reka nkubwire aka kana nubwo gasuzugura karimo imbaraga z'amasengesho. Aka kana nubwo gasuzugura karakiranuka. Aka kana nubwo gasuzugura kitondera amategeko y'Uwiteka, niyo mpamvu kari bukunesha. Haleluya. Ngo barasatirana. Goliyati urantekereza ko yagiye atekereza avuga ati umwana nawe bitebyira, umwana utagira ubwoba. Ariko ze mubwire nta mpamvu umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Intare buriyo iri mu ishyamba nta wakoraho, kuko nta nyamaswa yagira. Rero niyo mpamvu umukiranutsi agira ngo nk'intare umwana ashira ubwoba. Ngo aragenda azunguza ibuye. Haleluya. Azunguza amasengesho, azunguza amakorasi, azunguza kwicisha bugufi, azunguza gutanga icyacu. Ayiwe haleluya. Azunguza kwitondera amategeko y'Uwiteka, azunguza gusirimba, azunguza kwihangana. Bamuvuza arihangana bizunguza, bamuca intege arihangana bizunguza, arazunguza. Ariko ikintu gikomeye azunguza icyo bita kwizera. Ngo arakaraga no gukiranuka. Ngo ararekura Imana kuko ryari rivuye mu maboko, mu mbaraga z'umwana ufite imbaraga z'amasengesho, ntiryari kuyo ngo riragenda neza n'ahantu. Ngo yari yambaye ibyuma, ngo ariko reka zababwira Imana ifite target. Ninde warusha Imana target ze? Imana yakurasha urumva wayitoroka. Haleluya. Imana yakurasha urumva bishoboka. Niba abantu bo kwisi bagira target bakagira n'impamya bumenyi zo gukoresha ijisho gusa bavuga ngo ndarasare ugasanga araharasa. Imana yakuremye urumva yabura target. Imana ngo irapimanya, inyura mu ibuye rya Dawidi, ngo inyura ahantu hari akenge gato, ngo ibuye rikubitamo. Ngo arangije ngo ubundi muri system ya physique niko batubwiye yari kugwa gutya. Ngo arangije ngo agwa yuba, bivuga ngo nubarari Imana. Haleluya. Y'Abisirayeli ngo kwikubita hasi gutya ahita arapfa. Amaze gupfa umwana Dawidi nta kintu yakoze. Hano batubwiye ngo yagiye kurwana nta nkota yari afite. Ntabwo twe intambara zacu ari nk'iz'abantu, ntabwo intambara zacu ari izo gusakuza n'ibiki. Intambara zacu tuzibona mu buryo bw'umwuka. Ngo ariko ngo aragera amaze kwikubita hasi ngo afata inkota. Ngo inkota bavuga ko yapimaga ibiro bine. Umwana yari no kwishora, ngo arayiterura ngo amuca umutwe, ngo azamura igihanga. Bakuru bari mu myobo, Aminadabu n'abandi bose ngo bavuye ngo umwana akoze agashya. Umwe bapinga bakora agashya. Nshuti yanjye munagupinga uzasenga. Umwana agomba gukira uzamuhimishe gusenga, ntugasubiza abantu. Aho icyo turashaka umuntu wagwije imbaraga zo mu mwuka, umuntu w'imbere wize ibiro mu buryo bw'umwuka. Ngo babandi bari mu myobo, ndagira ngo utangarize abantu bari mu myobo. Abantu reka kuvuga ubutumwa, abantu bahagaritse ibintu byose, abantu bica ibintu ukababona uri mu mwobo, umeze nka bakuru ba Dawidi, umeze nka barabisere bazi byaranze. Ndagira ngo uva mu mwobo ujye guhamya Uwiteka, vuga ubutumwa igihe kirenda kurangira. Ngo umwana yaje amaritse gutya, ngo reka abantu babyumvira dusoza. Papa we aheruka ajya kugemura. Ababyeyi bari bategereje ko abana bagwa ku rugamba. Ababyeyi bari bavuga ati none ndapfakaye umusirikare, umugabo wanjye ari ku rugamba. Bari bateze inkurumbi bagiye bumva ngo umwana bita Dawidi ngo yakoze agashya. Ngo bareba muri karitsiye baravuga ngo Dawidi yishe igihumbi, ngo ariko uwo bita Sawuli ngo yishe igihumbi, aho Dawidi yishe inzovu. Ngo bavuzi batera amakorasi, abadamu barafashwa batera amakorasi ati nari mbuze umugabo, umwana arabikoze. Abantu bati nari mbaye imfubyi, abana ati Dawidi arabikoze. Ngo batera amakorasi neza bavuga ngo Dawidi haleluya, ngo yishe inzovu, aho Dawidi yishe igihumbi. Ngo aramamara. Bene data dusoreje, ariko nayo nkubwire bene data, haleluya, wize imbaraga z'imbere, wize imbaraga z'umuntu w'imbere. Haleluya. Abantu bari mu myobo, abantu barihishe, abapasiteri ntibakivuga ubutumwa uko bikwiriye, hari ibintu barimo baratinya, abadiyakoni bagikora imirimo bakora, abantu bari mu mwobo mvugo byumva mu mwuka, abantu barihishe, ntukivuga ukuri. Umuntu atanga ruswa imbere abantu bivuga, umuntu yakora icyaha ugasanga ngo imbere bashize abantu ngo nuko wenda ngo bakomeye kubw'amafaranga, ariko imbere nta biro bafite, ngo nibo bagomba gukora umurimo w'Imana.
ibintu biba biragenda bihinduka. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, Imana izi umuntu ufite ibiro byo mu mwuka, Imana ibikeneye tujye gusenga Imana. Ariko mwene data, ibiro ufite mu buryo bw'umwuka bingana gute? Umwana yagwije ibiro kubera yasengaga Imana, aravuga ngo ugereyo iyo ndigeye. Ukura gusenga uri wenyine, ukura gusenga uri kumwe n'abandi birashoboka yewe, ariko senga kuko imbaraga z'amasengesho zirahari kandi Imana izakugira neza. Tujye gusenga. Ntiwaba uri mu mwobo, ntiwaba warihishe waratinye Goliyati ikintu akeneye ni kimwe, ni uko umubwiza ukuri. Goliyati ikintu akeneye ni kimwe, ni uko ugwiza imbaraga z'imbere. Kuko Goliyati ntiyakemwe, ntacyo yagutwara, ni ibikangisho by'inyuma gusa. Nta tize yarize mu mwuka, yarize umubiri, afite pinya yego. Ariko uzareba tujya gusengera abantu bafashwe n'abadayimoni, ugasanga umuntu ntabwo umuntu w'igisore wateruye uvuga ngo afite dani yamusengera ntibishoboka, ahubwo ushobora no kujya wareba nawe bakakwinjiramo. Ariko umwana muto niyo yaba ararutse afite ibiro 30 cyangwa 40, ariko mwimbere afite ibiro 100 cyangwa afite ibiro 300, asengera dayimoni ikiruka ikanashya. Kwa muganga rero bavura abadayimoni, ahubwo bavurwa n'umuntu ufite amasengero, ufite ikintu bita imiti mu mwuka. Haleluya. Bwiza imbaraga z'amasengesho, bwiza imbaraga z'umuntu imbere. Tujye kumusengera. Ugize icyifuzo mwene data, ibiro ufite n'ibingana, ipime nawe ugenze. Ese uko wasengaga ariko ugisenga? Ese amakorasi wateraga n'ibyo ugitera? Ese gukiranuka wakoraga n'ibyo ugikora cyangwa wasubiye? Ugize icyifuzo mwene data, reka tugusengere. Ndagusabira nanjye nisabira kugira ngo tugwize imbaraga zo umuntu w'imbere wacu agira imbaraga zasanzwe. Aho waba uri hose sinzi ko ufate, ahubwo tujye gusengera kugira ngo bwize imbaraga z'imbere. Nibyo n'umuntu w'imbere akwiriye kurya akabyibuha nibyo, ariko dukwiriye kugwiza imbaraga z'umuntu w'imbere, ko niho uzanabona Imana. Mana turagushima kandi turaguhimbaje, turagushima kuri data wa twese mwiza. Duhaye urugero rwiza kuri Dawidi, umwana ataratinye ibigeragezo, ahubwo agahangana nabyo kandi akabinesha kuko yari afite kwizera. Kandi uyu mwana iyo tugerayo turebye, ni umwana wakiranukiraga iwabo, afite gahunda ze, afite ingeso nziza. Ngo ajye muyasanga abakuru be byari n'abasirikare bakomeye byari byanze, ariko kuko yagwije imbaraga z'umuntu w'imbere ahangara Goliyati. Turasenze mu izina rya Yesu, aba bantu Mana bakuri imbere bamaze kumva kino kibwiriza, bagire neza batabara. Dusabye imbaraga zidasanzwe. Abantu ibiro biranze, abantu ibiro by'imbere biranze, barimo bararya gusa bakagwiza ibiro by'inyuma, ugasanga umuntu yarateruye nibyo aritere, yagiye ibintu byinshi atoza umubiri nibyo, ariko ijambo ngo kuba utoza umubiri uyu usanzwe ngo bigira umumaro muri biki, ngo umuntu utoza kuba witeka ngo bigira umumaro mu gihe cy'ubu n'ikizaza. Niyo mpamvu dukeneye abantu bagwiza imbaraga z'imbere. Tabara bano bantu abagiye mu ngeso mbi, abambaye imyambaro itari yabo nk'uko Dawidi yayanze babigejeje kumuhindura, abahinda bakaba barahinduye imyambaro bakaba bambaye imyenda iteye isoni. Muri kino gihe Mana baciye bugufi kugira ngo beze batunganye, bamenye icyo bakwiriye gukora, bareke iriya myambaro ibambika ubusa, bambara imyenda myiza. Abantu bambaye nabi mu buryo bw'umwuka, ariko ngero batabara bongere bambare neza kugira ngo abantu bambaye ubushwambagara bambike imyenda myiza. Urakoze ko baciye bugufi, urakoze ko wababariye, urakoze ko duhaye imbaraga, urakoze ko duhaye imbaraga zo guhangana n'ibigeragezo, ndetse tukanesha aba Goliyati bari imbere yacu, tukabaca imitwe mu buryo bw'umwuka kugira ngo tubashe gutambuka. Urakoze ko ubikoze, urakoze ko tugire neza, urakoze ko ugiye kwamamara kubw'ino jambo mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom.